Iyo bigeze mu kwizera imbaraga z'abadayimoni benshi ntabwo tuzizera, nyamara reka uyu munsi dutembere mu irembo ry'ikuzimu rigaragara neza ko riri mu gihugu cya Turikiya. Benshi iri rembo baryita irembo ry'ikuzimu. Ese ni ikihe kintu kidasanzwe kiba mu gihugu cya Turikiya muri iri rembo ry'ikuzimu gituma abantu benshi bavuga ko aka gace kabamo abadayimoni badasanzwe kandi ko kukinjiramo biba bigoye cyane? Amateka y'aha hantu ni ayahe yatumye bahita irembo ry'ikuzimu? Benshi batekereza ko iri rembo ry'ikuzimu rifitanye mu mateka adasanzwe n'amateka ya kera y'Abagiriki n'Abaroma. Iri ni rimwe mu masigarira y'ubukerarugendo rw'ibihe bya kera rwaturutse ku mico y'Abagiriki n'Abaroma. Iri rembo ry'ikuzimu ryari rizwi nk'ahantu hateye ubwoba, aho umwuka w'urupfu wacaga nta kabuza. Ryari ryarubatswe hafi y'inkambi y'inkombe z'amazi ashyushye cyane. Ni mu gihugu cy'Ubutaliyani mu gihe cya kera cya Roma, ni ukuvuga Roma ya kera. Abasenga imana y'ikuzimu cyangwa abasenga abadayimoni mu myemerere y'iby'Ikigiriki bajyaga kuri iryo rembo kugira ngo batambe ibitambo cyangwa barambike ibisobanuro by'umwuka. Igihe cyose yahagezaga itungo nk'ihene cyangwa inkoko ryahitaga rigwa n'ikirere kirimo umwuka wica. Ibi byose byakomeje gutuma abantu benshi bakomeza kwibaza, iri rembo ry'ikuzimu rirereye mu gihugu cya Turikiya ni irembo bwoko ki? Kugeza amagingo aya iri rembo ry'ikuzimu riracyahari, ari nayo mpamvu twifuje kumenya byinshi ku bijyanye n'iri rembo ry'ikuzimu. Ese nibyo koko muri Turikiya hari irembo ry'ikuzimu? Abasenga imana itari yo mu ijuru, ni ukuvuga abasenga Satani, iri rembo bararikoresha umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye? Ese nibyo koko iri rembo riyagezemo ikintu cy'itungo rihita gipfa ako kanya? Umwuka uri ahangaha ngo urahumanya, ni umwuka mubi uruta indi mwuka wose. Ni gute abantu baturiye hano n'iri rembo bashobora kuba baba babaho? Reka kuri uyu munsi ugaruke kuri byinshi kujyanye n'iri rembo ry'ikuzimu, ariryo bita mu cyongereza Gate of Hell. Ni rimwe mu marembo akomeye cyane yo mu gihugu cya Turikiya. Kuri uyu munsi ugiye kumenya byinshi kujyanye n'iki gihugu cya Turikiya. Tumenye byinshi kujyanye n'iri rembo rivugwa ko ari rimwe mu marembo y'ikuzimu akomeye cyane. N'imyemerere y'abemera ibi ngibi nicyo siyansi bivugaho. Njye tugiye kubana mu cyegeranyo cy'uyu muri uyu munsi tugiye kumenya byinshi kugendanye n'ibyo abantu batekereza ko imyuka mibi cyangwa abadayimoni yacitse, nyamara ku isi ari ahantu bakizera imyuka mibi bakiyikoresha umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Njye tugiye kubana n'Odette Uwingabire Akiro Kanyamibwa. Ikaze ku Gitabo TV Rwanda. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Aha kandi tujya kumenya byinshi kujyanye na politiki tutagiye n'imiyoborere y'isi yose muri rusange. Nafite kumenya byinshi kujyanye na politiki ya Afurika, imiyoborere ya Afurika. Nuva byo kandi subscribe, like, comment and share. Nuva hano kandi utagiye mu rubuga rwacu rwa WhatsApp, kwinjira muri urubuga ari ubuntu. Urajya muri comment section urebe comment ya mbere, ni link twapininze, urayikanda joining maze ubanye umunyamuryango w'Igitabo TV Rwanda ku rubuga rwa WhatsApp. Reka noneho sasa twinjiye muri irembo ry'ikuzimu, tumenye byinshi ku bijyanye n'iri rembo ry'ikuzimu riri mu gihugu cya Turikiya. N'icyo abahanga mu bigendanye na science babivugaho, abatuye ahangaha icyo babivugaho, na zimwe mu mpamvu zatumye iri rembo ryitwa Gate of Hell, irembo ry'ikuzimu. Ibi byose byabonekaga nk'ibimenyetso by'ububasha bw'icyo kigirwamana. Benshi batekereza ko ari ikigirwamana babaga bagiye gusenga, abandi bagatekereza ko ari irembo ry'ikuzimu koko nk'uko babyiyumvishaga. Ikibazo cy'amatsiko, ni gute irembo ryaje kwisanga ahangaha? Icyabayeho mu by'ukuri n'ubusobanuzi bwa sayansi mu myaka ya vuba, abashakashatsi bo muri kaminuza y'Ubutaliyani n'Ubwongereza basuye mu bikorwa byo gucukumbura aha hantu. Babonye iryo rembo ritazi izina ry'umwuka gusa, ahubwo ko hari umwobo uri munsi y'ubutaka usohora umwuka wa carbon dioxide. Ni wa mwuka uhumanya mu buryo budasanzwe. Dore uko bigenda iyo umuntu ageze aho ngaho muri ubwo buvumo. Mu ruhererekane rwa nijoro, umwuka wa carbon dioxide cyangwa CO2 ni wa mwuka mubi tubwirwa ko tugomba guhumeka ukajya hanze, maze akinjira oxygen, umwuka mwiza. Uba mwinshi cyane cyane ku butaka kugeza ku rwego rwica ikinyabuzima cyose kiri hasi ya metero imwe. Ibi byose nibigaragaza neza ko n'abantu kujya kuri iriya marembo ari ikintu kibi cyane. Umuntu wese agaragaza neza ko niba ugeze muri aha hantu hari umwuka mubi ushobora kuba wakwinjira maze ukica buri kinyabuzima cyose igihumeka umwuka wa oxygen. Uko izuba rizamuka, iyo oxygen izamuka igacika, niko igenda irushaho kuzamuka nayo ikagenda icika. Ariko iyo winjiyemo nijoro cyangwa mu gitondo kare, waba umuntu cyangwa itungo ushobora guhita upfa.
utarengeje iminota 2. ni ukuvuga ko muri aka gace hatakibamo kwinjira umuntu yari mu gitondo cyangwa kwinjiramo iyo ari nijoro, kuko carbon dioxide ibiri ahangaha yakica umuntu ikindi kinyabuzima cyose mu minota itari hejuru y'ibiri. Ibi byose bisobanura impamvu amatungo yazwanwaga aha hantu akicwa n'abatambyi bakabona nk'igitangaza cy'Imana z'ikuzimu, ni ukuvuga igitangaza cy'Imana z'abadayimoni. Kwizera amadayimoni ni kimwe mu bintu bikomeye cyane biri ku isi, gusa bidasobanuye ko amadayimoni agikora. Igitangaje cyane ku buryo byayobeye abantu bose, abatambyi bo mu gihe cya Roma ntibicwaga n'uwo mwuka mubi. Ibi nibyo byatumye abantu benshi bakomeza kwibaza, ese nibyo koko rino rembo ni iry'ukuzimu? Abashakashatsi bemeje ko abatambyi b'icyo gihe bamenyaga uko umwuka ugaragara kandi bagenda mu nzira yaho, ni ukuvuga ko batatinyaga iyo carbon dioxide, ntibanayitinyaga, babananaga nayo. Ni nayo mpamvu iri rembo umunsi ku munsi bagiye irembo ry'ukuzimu, kandi rimwe na rimwe bagapfukama bakahava vuba batari hafi y'umwuka wica. Ibi byose byakomeje gutuma abantu bibaza, ese nibyo koko iri rembo ry'ikuzimu ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ririho cyangwa n'ibinyoma? Dore ibindi byagaragaye ku batambyi. Abatambyi ntibigiraga bicwa n'uwo mwuka, bamenyaga amasaha y'umutekano. Mu masaha y'ijoro cyangwa mu gitondo cya kare, umwuka wa carbon dioxide uba mwinshi hafi y'ubutaka, ariko iyo izuba rigerageje kuza, ni ukuvuga izuba ritangiye kurasa, umwuka ugenda urushaho kuzamuka gake gake. Abatambyi bamenyaga neza igihe umwuka uba wacitse, bagakorera ibirori byabo n'ibitambo byabo muri iryo rembo. Si ibyo gusa kandi ikintu kitangaje cyabaga ku batambyi, bagenderaga ku butumburuke. Carbon dioxide ikaba iremereye kurusha umwuka dusanzwe duhumeka. Carbon dioxide ni ukuvuga ko ari wa mwuka mubi ushobora kuba wakinjira mu muntu ari mwinshi maze umuntu agahita apfa. Igakunda kumanuka. Abatambyi rero bagendaga ku mabuye yo hejuru mu buryo kugira ngo birinde kwinjira muri urwo rwego, muri uwo mwobo ushobora kuba wabica. Bigaragara neza ko abangaba bari bazi neza ko iyi carbon dioxide ishobora kuba iri ahangaha. Bakoreshaga ibinyabuzima, bashoboraga no gutanga ibitambo nk'amahene cyangwa inkoko kugira ngo berekane ko Imana y'ikuzimu cyangwa Satani yakira icyo gitambo, maze uwahagiraga wese yabona icyo gitambo kimaze gupfa akahita abona neza ko ari Imana z'ikuzimu zikora. Igihe cyose ayo matungo yapfaga ku kanya, ariko bo bagasigara ari bazima. Ibintu byatangazaga abantu benshi na ba rubanda. Abahanga bemeza ko ibyo byari amayeri y'ubumenyi n'ubwenge, bitari igitangaza bya nyabyo. Ubusobanuzi bwa siyansi nibwo bushakashatsi bukomeye cyane bwerekana buryo cy'aha hantu ibyakorerwaga byose n'ibikibaho uyu munsi byose biterwa n'uyu mwuka wa carbon dioxide. Muri 2013 ubushakashatsi bwimbitse bwarakozwe. Abashakashatsi bifashishije ibikoresho bipima carbon dioxide, kamera zerekana uko gaze zigaragara mu kirere. Basanze ibipimo bya carbon dioxide biri hagati ya 4% na 20% y'ikirere muri uwo mwobo. Si ibyo gusa kandi, ibi ngibi byaje kugaragara neza ko ubwinshi bw'uyu mwuka ari bwo butuma buri gikoko cyose kigizangazi yita gipfa. Iki kirere cyo muri uwo mwobo ibi bihagije kugira ngo buri kinyabuzima cyose kigizangazi gihite gipfa. Umwuka w'umuntu cyangwa inyamaswa ku ntera iri munsi ya metero 1 n'ibiremwa biba mu kaga gakomeye cyane, ariko hejuru yaho gato umwuka ubusanzwe. Ibi byose bigaragaje ko ahantu hose amasekaramentu yitwa amarembo y'ikuzimu atari igitangaza cya nyacyo, ahubwo ibi ngibi ari amayeri benshi mu bizera imyuka mibi bakoresha kugira ngo bereke abantu. Ibi kandi bigaragaza neza ko aba batambyi bakimara kumenya ko aka gace ari kumwe mu duce dufite umwuka wa carbon dioxide mwinshi, bagezaga kwereka abantu ko uyu mwuka ushobora kuba wagiraho ingaruka. Impamvu abantu bakomeje kwibwira ko ari amarembo y'ikuzimu ya nyayo. Mu myumvire yabo mu gihe cya kera, ahantu hose hari urupfu rudateye inkovu cyangwa urupfu rutumvikana hahitaga hafatwa nk'ahantu hari imbaraga zidasanzwe. Ibisimba bigerageza kwinjira mu mwobo bikicwa ku kanya. Byagaragaraga ko ari ikimenyetso kidasubirwaho ko aho ngo hari Imana z'ikuzimu cyangwa imyuka y'abadayimoni. Abatambyi babigizemo uruhare, bakoreshaga aya mayeri kugira ngo bubaka ubutegetsi bwabo bw'ikinyoma. Bahindutse abanyamabanga y'imyuka n'Imana z'ukuzimu. Byabaye inzego z'ubuyobozi n'ubukungu zishingano ku gutinya
ibyo batabumva. Ubutumwa bw'ingenzi kuri iyi nkuru, ibi byerekana uburyo ki imico, ubwoba, ubumenyi butuzuye bufatwa ikintu maze bikaba byatuma ahantu hitwa umwuka mubi. Ni ukuvuga ko aya marembo bita amarembo y'umwuka mubi nta marembo y'umwuka mubi cyangwa nta marembo y'ikuzimu ari mu gihugu cya Turikiya, ahubwo ibi ngibi byose byatewe no kwizera gutandukanye kw'abantu na zimwe mu mpamvu zatumye aka kantu gakomeza kuzamuka umunsi ku munsi. Reka kandi ukuntu abantu bashobora guhimbira ibintu bidasanzwe ahantu nyamara bitewe n'umwuka mubi ushobora kuba uri aho hantu, y'imizimu, imyuka mibi cyangwa ibimenyetso by'ukuri. N'uyu munsi hari ahantu henshi ku isi hakigaragara nk'aharimo amasoko ashyushye yohereza gaze zica. Ibibaya bihora bifite carbon dioxide nyinshi nko muri Cameroon. Ni ukuvuga ko Cameroon nayo benshi bashobora kubyita ngo ni amarembo y'ukuzimu. Udukingirizo tw'ubutabire two mu mijyi tumeze nk'umwuka uhindura imitekerereze nko mu bigo bimwe bitandukanye. Benshi batekereza ko aya marembo koko yari amarembo y'ukuzimu. Kugeza amagingo yangaya nta kimenyetso gihamye kigaragaza neza ko aya marembo y'ukuzimu. None se ni ibintu byinshi abantu bakomeje kwibaza. None se kugeza amagingo yangaya harakitwa amarembo y'ukuzimu? Benshi batekereza ko ahantu ari amarembo y'ukuzimu, gusa ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza neza ko mu Butaliyani nta marembo y'ukuzimu arimo, ahubwo ko kano gace ari tumwe mu duce twari dufite carbon dioxide nyinshi, bityo buri muntu wese wajyaga muri aka gace akaba yaragatinyaga agatekereza ko ari amarembo y'ukuzimu. Naho ubundi muri aka gace nta marembo y'ukuzimu yigeze abaho, nta n'amarembo y'ukuzimu yabayeho ku isi, ahubwo ni imyuka mibi abantu bizera, maze iyo myuka mibi ikababyarira ikintu kidasanzwe. Kuri yo wizeye iki ku bigendanye n'amarembo y'ukuzimu? Ese kuko nawe wizera ibigendanye n'imyuka y'abadayimoni? Ko ari ahantu runaka ushobora kuba wajya maze umwuka wa dayimoni ukazamuka? Ko hari ahantu runaka ushobora kuba wazamukira maze ibintu bigahindura isura? Wizera ute ku bigendanye n'imyuka y'abadayimoni? Ese nibyo koko imyuka y'abadayimoni ibaho, cyangwa imyuka y'abadayimoni ni iby'abantu babona ko bishoboka mu mitwe yabo? Iyo bigenze ku myuka y'abadayimoni benshi ntabwo babitekereza. Reka ubutaha tuzagaruke kuri izi ngingo zitandukanye ngiye kukubwira. Hari ishyamba ry'abahuriyemo, hari ishyamba bijyahuramo mu Buyapani, nabyo bigaragara ko iri shyamba rishobora kuba rifite imyuka mibi. Umujyi w'abadayimoni muri Afurika y'Epfo mu mudugudu wa Guyane, ubucuruzi bw'amagufa y'abantu muri Haiti. Ibi byose tuzabigarukaho ubutaha. Ubuhamya bw'abarokotse na zimwe mu mpamvu ziri gutuma hari uburyo cy'abantu benshi bakomeza gutekereza ko amarembo y'ukuzimu ashobora kubabaho. Ubutaha tuzagaruka ku bucuruzi bw'amagufwa mu gihugu cya Haiti n'ubuhamya by'abarokotse umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye. Inkuru y'umusore waburiwe irengero mu cyobo cy'amayobera mu misozi ya Kongo. Urugi rutagira igisubizo, igice cy'amazu ya Sekibi muri Mexique, igikuta cy'amaraso. Ahangana mu gihugu cya Philippines aho amaraso asohoka ku rutare buri wa gatanu. Imihango ya Illuminata mu mujyi wa New York, amategeko y'ibitaramo by'amaraso by'imihango ikomeye cyane. Kuri uyu munsi twagarutse ku marembo y'ukuzimu aherereye hirya no hino hatandukanye cyane ku isi. Reka tuzana ubutaha. Ngiye twabanye uyu munsi rero ni Odette Uwingabire akirokanye mwebwe ikaze ku Gitabo TV Rwanda. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Wifuza kumenya byinshi kujyana na politike n'imiyoborere ya Afurika, wajya mu rubuga rwacu rwa WhatsApp. Kwinjira muri urubuga n'ubuntu, urajya muri comment section urebe comment ya mbere, link na pininze urayikandaho joining maze ubanye umunyamuryango w'Igitabo TV Rwanda ku rubuga rwa WhatsApp. Stay safe, be blessed, we love you.